Yitwa Niyo Bosco, umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni nyuma y'uko yerekanye madamu we cyangwa se umugore we, ubu yabashije kuba yabigera ibintu bya nyabyo, bajya gusezerana imbere y'amategeko, barabasezeranya bababwira ko uko byagenda kose nk'uko bagiye babibarahiza nabo bakabyivugira ku giti cyabo nta gahato, bakabasha kuba basezeranye ivangamutungo risesuye, dore ko Niyo Bosco muri iyi minsi yagiye akora ibiganiro byinshi henshi hagiye hatandukanye, agenda anataka madamu we, agenda avuga ko ari umuntu mwiza cyane, dore ko yabonye kuri iyi si ari we muntu ushobora kuba yagira icyo amugezaho nk'uko yagiye abyivugira, agenda avuga ati uretse abandi nshobora kuba narabonye, ati Dorcas na Vestine, ati nibo bantu bashobora kuba bagera ikirenge mu cya madamu, dore ko agenda anabivuga avuga ati uko byagenda kose aba bana bararezwe, ati kandi barezwe neza, ati usanga bagifite ikinyabupfura cyangwa se ikimuntu nk'uko yagiye abivuga, mbabwira ko yasezeranye imbere y'amategeko ejo ku itariki 9 z'ukwa 12 2025, agenda avuga ati uko byagenda kose ngomba kwizihiza Noheli ndi kumwe na madamu kandi bimeze neza. Niyo Bosco ubwo aherutse kwa Tycoon Ndahiro gukora ikiganiro cya 1on1, ubwo abakunzi be benshi batangiye kwibaza ati se Niyo Bosco yaba areba, dore ko yabashije kuba yabisobanura neza avuga ati wapi, atari ko se ubundi mu nkunda nareba, mbaye ndebye mwahita amunyanga, nk'uko yagiye abisobanura mu magambo ari gusetsa avuga ati kubera iki munkundira kuba mumye, ariko yabashije kuba yavuga ati nje nizera Imana birashoboka, atariko siko bimeze, ati ahubwo twagize ngo ikiganiro kidata umwimerere, dushaka strategy dushobora kuba twakoresha tukabasha kuba tutahindura content, ati nabashije kuba namubwira ati reka njyewe nihitiremo amafoto urakoraho, noneho wowe ujye umbaza, ati nanjye nzaza nirebeshwamo, noneho nkubwire ibibaranga ndetse n'ico mbakundira. Si ibyo gusa, yabashije kuba yatangaza nk'uko yagiye avuga ko yandikira indirimbo ba Dorcas na Vestine nk'uko mubizi, ndetse ari gufatanya na Irene Murindahabi, dore ko Irene ari we manager w'aba Dorcas na Vestine nk'uko mwabyumvishe, ariko we nk'uko ibihuha byagiye bitangazwa bavuga ati se gute uyu Vestine yaba ari mu bibazo bikomeye, dore ko Vestine nk'uko mwabyumvishe yabashije kuba atameranye neza n'umugabo we, kandi baravuga ati nta nkuru ivugirwa ubusa, dore ko byinshi byatangajwe kuri Vestine ndetse na Idras umugabo we, nk'uko byagiye bitangazwa bavuga ati se
gute byaba byaragenze utya, dore ko n'umukozi we ubakorera mu rugo yabashije kuba yabitangaza, ariko tuvuga ko ubu bitameze neza habe na gato, dore ko nk'uko Niyo Bosco yabashije kuba yabivuga, yavuze ko gushinga urugo bitoroshe, bisaba kwiyemeza. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, turabakunda cyane, ciao ciao.